ari ndi kubitura kiba kimvangiye kandi wabona ari ba bantu bishimye ntabwo baheruka kubitwara reka ndi kubirebera ndabizi wowe wagenda ukaganira cyane kandi reka I think ko bagiye kuza. Reka nze ambe amaze ni mu ntoki kucyo ntwari umugabo. Ngunguki? uzi. Maka. Umeze neza? Shaka tumeze neza. Kombe waje ryari? Naje nendwe umugabo nyine ari kuri telefone ndavuze ka ndebe ko mwari mbasuhuza. Ariko na amahoro amakuru yanyise mwebwe na madame. Neza. Uko se subiza ko bari sawa. Ndabona umva urwo rukugize inzobe koko. Oya ari no kuntu inda nayo kibazo bitangiye kuza ngaburira buri mwanya. Yego. Arumize. Abagore mufite imbaraga nyinshi cyane kabisa. Cyane uzamwiteho. Ngomba kumwitaho cyane. None se mu twe tugiye ya sorry byari ibintu biri aho ngaho kugira ngo dukomange tuvuge hayi gusa ntabirenze. Nk'abaturanyi urumva inzu ku yindi nabo twakamuka tutavuye nta kintu mufata se. Murakoze tuzapanga tuze twese ibintu duhure twese muri weekend byashoboka. Tuzareba sketch nsubire ndebe umugore ndabizi ubu ngubu yatavuga ngo ngiye gutinda cyane I know sawa bye. Okay sawa ntacyo ubwo komeye sawa niko aho ubundi we iminota 5 ndabamugeze yihaga. Jye narakubwiye ujye unyizera ngewe ntabwo mfite gahunda yo kuguca inyuma na rimwe ibintu w'inteterereza ntabwo ari byo. Urabona nakubeshye gato ngewe uranambabaza ukunda urambabaza. Wangize indaya wagira ngo urabona ngewe ndifize ya karitsiye utumwanya uzi uhagarara aha ngaha ngo ntegereje ngo ukuri simbizi. Si uvuga ko nta kintu nakuburanye cyane nkuburanye kutanyizera kandi ibintu uzabyicuza. Sorry nakuri. Sorry? Yeah sorry because ni Joras babe. Ozil baby sorry. Ndore bangagende rwose. Kunyirukana. Ushaka ubundi mu buzima bwawe. Umuntu akazana umutima mwiza nawe ibibazo ko ibisiba nyinshi bakangaye ko kuko tuganire. Bitsi. Aho uzi ufite ikihe kibazo? Ibintu bikarenze bana. Ko ngiye kuzazira amaherere kuko mbanje kukureba n'umutima mwiza. Ntabwo mbishaka uza kundeba. What's wrong with you? Genda bishaka. Ubu wagiye uhoramo. Wabaye ute ko? Narinzanye n'ituro. Ntabwo naje mboko. Aka kantu ndabizi nagakunda. Sibyo? Please. Kandi kanatuma. Iryo toro ntawe ndashaka. Ndekura ntujye kumvura. Jijisha. Oziri. Iyo umuntu aguhaye impano urayakira. Ndakubwiye na none. Akira. Neza ibimenetse byakomoreye. Ibi ntacyo bimbwe n'umutsina. Ntacyo bikubwiye. Umenye umutwe wawe. Ubisettingemo ko gikiri wawe n'undi munsi. Mva nkubwiye. Niyo kuva mu rugo rwanjye ibiki. Nkuzaniye aka kantu nzi ko umugore wawe yaragowe. Please. Ndabizi ibintu urabikora sibyo? Basi. Buryo nshimira murabizi. Buryo nshimira murabizi. Lente. Come on. Ibi byambere n'ibyo mu rugo rwanjye. Gahunduye. Mbega ubuhehesi. Njyewe nari nzi ko hano harimo amazu akodeshwa ku buryo nabonamo nk'inzu ya makeya. Ntabwo mwaba mwiza zu. Mwire boss. Bitese. Sawa. Nashaka iki kintu.
reka ninzi ikodeshwa narebaga ahangaha bari bandangiye niyo mpamvu nari ndangaha. inzu ikodeshwa ibarizwa ku muntu w'umugore wawe? Kumu? Ni ukuvuga ngo irangi nariteye kuri uwo muntu wawe. Mubwiye bwa mbere n'ubwa nyuma sinjya mvuga kabiri, sinzongere kubona muri mu rugo. Uri kubyumva cyane ntabwo uri kubyumva? Ako mwibere. Sohoka! Genda Sohoka! cyakora cyangwa bigeze aho usigaye uncaho inyuma ndi no kubirebesha n'amaso. ibi ntabwo birimo pe. Wowe nuko yari yansanze hano none. Nyagusanze hano uridagadura urirekura uri. Ntabwo ibintu birimo please. Winyegera agaranga uranyegera urambaza. Ngo nanjye nagiye kuvunika kandi gutanga imbaraga zanjye nasize umugore mu rugo. Nawe ni marajya gusira aho ngaho cyende gusa. Bewa mbabari. Ntabwo ibintu birimo. Uriya muntu aramkurikira. Akuzi n'ibindi. Fata varize yawe. Niba ari no kuwakugeza ndabikora. Ubu birabaye. Ntabwo nje no kumukingura ntazi ko ari we. Icyo ndi kukubwirira uko ucyumva cyane ntabwo uri kucyumva. Ndekura. Come on. Ntabwo ari subira iwanyu. Ugende ube witekereza. Ndekura. Iki ntabwo nari mbiri mu bino bintu. Please, ndakwinginze sheri. Ibi ntabwo mbirimo. Uriya muntu n'ugendaho. Haguruka tugende ufate varize. Tugende njye gufasha gutekera. Haguruka. Haguruka. Cyangwa reka njye kubikuzanira kwa. Mbabarira sheri. Mbabarira ntabwo ibintu birimo. Uramvira mu nzira ntabwo mvira mu nzira. Ntabwo nshobora kureka. Wa bicho. Kambanza. Isnosara. None ndabatunguye. Ndarakana namenyereye yuko niba tunahuye para accident cyangwa byanateguwe abari ni mugoroba. Bwije. Nanshaka kuza kureba nawe kumwe. Namahoro? Ntabwo ari amahoro ariko urebye ko turi kumwe n'amahoro. Sibyo? Okay, nta kibazo sikubizi ko tuganira nta kibazo. Uzi ko zanye drink yanjye bazanye twatwo. None wagira ngo wari wabimenye akantu uzanye ni nako nashakaga. Cyo mfite umujinya ndashaka maybe kwibuta iri buze kuba ntoya. Ariko it's fine. Nitwa turi kumwe I think ko turi ugiye cyiza. Byagenze gute? Ciao. Birebire. Maze igihe ndi kurwana nyine n'umutima wanjye. Umugore we ntwari umugabo. Yaramutwaye pe. Sinawe ubizi. Uzakumya ko warubizi. Oya nyine ubwo mbwira wowe warubizi. Ya narimbizi. Narumiwe. Ariko nyine ntacyo twaye kuba turi kumwe. Simbizi. Wabarika kubera ko maybe ko ari choice yawe nisi twakora iki. Sibyo. Buriya. Njyewe niyo mpamvu buriya mu minsi ishize namwarije iwabo. Niko. Abagenda bayitekerezaho yego. Namurije wabo ko ngiye ahantu byari bingeze ndavuga ni ntabwo nabyihanganira. Nta ndutumutwe na reba stress umuntu ahoramo ndabya za business cyagiye twagize kubwira. Ntabwo nabifatanya ibyo bintu ushiraho stress zo mwisi bisanzwe ushiraho stress zo mu rugo wazikubitaza.
nta kuryama mwakuruhuka. Ndabyumva ngiye maze kwiyakira bibaze njye ni n'umugabo wanjye wowe ni fiancé wawe none njye ni umugabo wanjye urumva ukuntu bingoye. Akuze ibintu natakaje kuri uriya mukobwa. Nabyumva. Kugira ngo tubane. Reka tubyirengagize twigumanire nyine. Basi uyu munsi w'uwacu sibyo? Please. Umunsi w'uwacu sibyo? Ntitubatindeho na n'ubu aho bari kumwe barimo baryamanye. Ibyo ni ibintu ugomba kumva. Ntabwo ngiye bikingura. Ntabwo byabura. Nibwo. Ntabwo byabura ko baba bari kumwe nabyo nacika. Ariko bari kumwe cyane noneho zinongazi wamubwiye unagenda wamuhaye rugari kubera n'umugabo wanjye araza akaryama ananiwe nta kintu kimwe ashaka kunkora nyine turyame. Araza ananiwe amaparufe n'ay'abakobwa sha madamu wawe yaransenyeye pe nari na madamu na chance. Urababaye? Ndababaye ariko ihangane. Ubu ntabwo nkibabaye cyane ahubwo reka dukoreye nyine dushaka gukora couple yacu nakora divorce mandem njye natuguma please nyine reka tubereke ko dufite umutima nese ntabwo turi inyamaswa ngo natwe tuba nta bakozi tugira sibyo ahubwo se hano hantu turi ko numvashije natwe twajya mu cyumba buriya please tujye mu cyumba tuganiramo dutaha mu kanya hanyuma y'amasaha makeya. Please tugende tujye tuganira mu cyumba. Twishyura tuvuye vuba sibyo? Weta birangiza tugende sibyo? Shama minumva Chris nunda gushaka sibyo? Ntuzi sibyo? Please sibyo? ariko mirereka muri sibyo? Okay, look urabona ni umukobwa mwiza ntabwo wanshaka. Uri umukobwa mwiza ariko ntabwo ngiye gukorera ibyo. Kuba icyo atari byo please ngiye reka mubwire umugabo wa next umugore wawe sibyo? Ariko ndabizi neza ko kuva muratandukana cyangwa kuva mwarabona n'umugore wawe icyo gihe baheruka kuba hari ikintu bakora. njye ndabibona ku mugabo wanjye ubona ko ibyo byose yahindutse umugore wawe yamutwaye please. Ushobora kuba ibyo gukeka ku mugabo wawe atari nabyo ugasanga urashaka gukora revenge y'ubusa kandi nta kintu yigeze akora. Urabizi neza ko nta kintu yigeze akora? Urabizi neza? Tujye muri salo. Oya please urabizi ko mushaka ndagushaka cyane uri kumwimukira ibaza umugore uri gushaka please Mark please. Urugendo ugeze uvuye he? Urabona mvuye jya mutambukira. Guma hano uvuye he? Ubona mvuye reka nitambukire mbabarira. Ugenda ujya intera iseseme ngiye ngutera iseseme cyane. Usigaye umenye kumbaza ibiki nkumenyera iki se? Wowe umenyera gakeya waje kunca inyuma hanga wese n'uburyo bwinshi inyuma ibyo urumva byari ikibazo wafuha please kandi tambukira. Uragenda ujye hari ibintu ugomba kunsobanurira neza ngo tusigaye unshinga mwese ni ibintu bya gutungura. Wowe nibyo binkora usigaye umenyera ugakabya. Wowe nibyo binkora twumvikane please ntukayimenya n'undi munsi mbabarira. Urajya hehe? Ozi n'undi munsi narakubashye ndakwihorera mpora nkubona bigiye usoka muri pangu wafushye. Uri muri ihimura. Ndi kwihumura nyine nguciye inyuma
ijana ku ijana Unca inyuma nk'indaya we. indani wowe wa mugabo w'indaya gusa please babareke nambuke nta mwanya mfitanye nawe urajya he ndajya aho ngiye ntabwo birangirira aha ngaha urakora iki se urakora iki tell me wakora iki ngaho tinyuka ngaho ngubita noneho nkubita se nkubita harya mwarabyimbye ngo babahaye ijambo ngo nta muntu nagukubita ijambo se ngenda rifite munkinishe n'undi munsi n'ibiki iwanje wese wambaza iki nkahinduye ringana mu Rwanda gumana niyo nshoreke yawe kozi wagiye wubaha basi ikigaragara mwarashimanye wagiye wubaha no buno baye biki aho tuza kamubwire bro uyu si umugore mwashakanye umukunze ukambyita ko wari umuharaye icyo gihe uri kubyumva iyo wari uzi agaciro kubona umugore ntabwo wakwiriye kuba uri kumutwara gutya uri kubyumva ntabwo meze nk'uri kuguhanura ariko ndi kukubwiza ukuri ubaha umugore wawe mukunde reka kumutwara uko wumva ubishaka kubera icyo umusuzugura umutesha agaciro gutya namurangira inama ntabwo mvuze ko ngiye kukwinjirira mu buzima bwawe ariko nkugiriye inama ikigaragara mwashimanye mutware nta kintu nta kintu na kimwe cyigeze kiba hagati yanjye n'umugore nta kintu cyabaye muvuye hariya kwifotoza se uzi ko twese tumeze nkawe niko bizi ngo twese tumeze nkawe ntabwo twe turi indaya ntabwo tumeze nkawe wemeje ibiki mu kanya ntabwo kubita urundi nibyo ushaka kumva reka ntabwo uhora urumva wishimye ndishimye kuko hari icyo ndeba imbere yawe hari andi magambo ushaka kumbwira se nta kintu cyakubuza kwishima nta n'ikindi nkeneye kugira ngo mubwire nta kindi iki si bro ntacyo cyangwa tugende genda wite ku mugore wawe bebe come on ndabizi ko kuri kose ukoze hano uriya ni umusazi please trust me again baby I love you love you too